ahubwo uriya mugabo umva yaritondaga pe, yari yarashiriye mu mutima umva, si we washyirwe ugiye kurege kuko nta n'undi wagushobora. Ako jya burya nditonda warandeze urahanze kuba umva uko nari nkuzi si oya uko nari nkuzi bihabanye nukomeza ubu ngubu cyane nabi hubwo iyo guma byibuza mu gakiza nibwo yari kuba umwana muzima. None asubiye mu mayoga mu kanya arabaga ahamagaye abagabo. Ubu waje wiyambirishijwe rero ibi ngibi urabizi, iyo ugendanye n'indaya uba indaya, wagendana n'umujura ukaba umujura, wagendana n'umurozi ukaba umurozi. tutabeshye wo bazi wa wazinywa Ngoma ngo wa 16 nibwo mvuga ngo ndanyweye. Kuko n'ubucira inkondo ruwenge wanyu kumwe dutandatu umeze nyine nk'uri kwica inyota, usa 6 cyangwa 8 wavuga ko nkweye. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizire kumeze neza mwese abo muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, mwese ndabasuhuje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugira mwandika muri comment umunsi ku wundi. Reka bahaye ikaze, ndi kumwe na Farida ndetse na mama we. Mama Farida turagusuhuje. Nabikirije. Umeze ute? Minsi myinshi. Ubuso navuga ngo ntaho buke bitewe n'ibyo mbonye ndi kumva. Warwaye? Birenze no kurwara. Wabaye iki se mami? Mami? Uzi ibi ni biki ufite? Seko umuntu yanywa agafanta ni ikibazo. Iyi ni fanta. Iyi ni fanta. Naga primus nago nakubeshye. Urambeshye sibyo ndi kureba. Urabizi turakundana. Oya reka buretse kuvuga ibyo. Uribuka ijoro nari iruhande rwawe mu ishyamba? Ndaryibuka. Uribuka iminsi namaze? Ndabyibuka rwose. Uribuka muruza abakozi b'Imana ngo baze bamfashe gusenga dukura umwana mu ishyamba? Ayiwe. Ko yarameze se yambaye pampa yikuruza ikibuno. Nanjye nekereza ko hari bice wari waribagiwe, hasi mama wa nabikwibutse. Oya ariko reka mubwire. Sinagusabye kumpuzana mama. Sinamusuzugura, sinamubaho kandi abizi naragutengushye pe. Ariko nasanze bira bintu atari ibyanjye. Niyo mpamvu navuze ati kankubwiza ukuri nanakwereka utajyana kukubeshya akagapirimu sinagasubiyeho. None se agakiza kagira nyirako? Agakiza kagira nyirako? Cyane nabonye agakiza gasaba abantu bafite amafaranga. Nyuko afite ayangana iki? Rega mami we nagukodesha kandi unzaza kwicara mu rugo. Ubu nderera abana umumeze mpagumi n'abana bahaje. None se yewe data twese we, ibyo nibyo witwaje? Umuntu wari ugiye kubatizwa hakoze ubundi ari amatsatsi.
ikibazo ntabwo ari ayo macashi cyangombwa nuko umuntu afata icyemezo ahubwo we aragira ati birasi ibyanjye ibyawe wasanze n'ibi ngibi n'ibyo byo kuba ikirara ukaba indaya ukaba wo gutwara abagabo b'abandi. ariko se kuba biriya byarabaye narahindutse ariko ibyo ntabwo bizongera kubaho pe. kubera ikizi? kubera ko wenda kwifata ku icupa no kureka inshuti zanjye dusangira nibyo byanze, ariko inzoga yo iby'abagabo nta hantu bizahurira. none se wamajije gusinda n'iki ubu ukibuka icyo gukora icyo ari cyo? nzajya nywa nirinde gusinda. sha ndakuzi mwana wanjye, ubu ugiye gusinda usubire kuroga usubire cyo kuranywa isabiri. ntuzongere kumpamagara niri na rimwe niba wanze kugendera mu nzira imwe niyo shaka kugendamo. ubizi isaha warakuzuza ikibi n'ikiza. ako nagwa nkura amaboko rero ikibi nuko nzakura ndi makosa. ubu so amakosa arenze gusubira muri ibi ngibi nayaye. nose ko umutima uba wanze. umutima urari hari akumva ugiye n'abagabo uzavuga ko umutima wanze. oya aby'abagabo no kuroga uvuge ko umutima wanze. oya da erega buriya mama reka nkubwire cyagiye ibintu byabaye kuri akinago nari namuroze. njye muntu yambwiye ibintu nkora none se reka mbabwire ugiye kubikora ngamera nyine ankunde birangira abaye kuriya. ankunde njyenyine nta wundi mukobwa mvugisha. Nese ufasha umuntu ugiye kumuhindura igishushanyo cyawe byo hari ikizero ugiye kubikora. none se ubu ngubu reka nkubwire ubwo kubwira umuntu ngo nagukunde wenyine bikamunana akakubeshya ukavuga ati nanjye reka mufate sibyo ko n'ibintu nakoze nta muti namuhaye. umuntu warushye akiri umwana mutoya ubwo ntungana nanjye uzaba ukora ibimeze gute? ubu ukiri mu gakiza wari ufite amahoro ukiri mu gakiza wari umaze kuba umwana ubukene si ubukene ubu naho shitani yagufatiye ngo ubukene. Nese urakize ariko byibuze mbona utumega nkabona yo kwishyura inzu nkarya. hayiwe ubuvyeyi abonamo ntabwo nawe urabwumva. ayakura mu buraya ayakura mu kuri reka nkubwire nta mugabo n'umwe kandi nkubwije ukuri imbere ya kamera isi yose ndeba ndaryamana nawe kandi nubwo gahunda ngewe nyifite. wavuze ngo isi yose kureba ukizwa abangana icyo abo wabwiye? ni ibihumbi n'ibihumbagiza. none zisaho ngiye kubabwira ko wasubiye ku nzu. umutima wanze kandi nasabye imbabazi. niba nasabye imbabazi niba umutima wanze ku nzoga uzanga no kubagabo uzanga no kuroga uzanga byose bizagaruka n'ubundi uzitwaza ngo umutima wanze. oya cyane umutima hananiyeho nibyo ari yonyine. n'ibindi numara gusinda bizaza. kandi imbere wizezaga mama bitangaza uti mama humura. ni ikigeragezo rega buri umuntu aba afite. ariko ntukageraho ngo ubeshyere n'ibigeragezo uzi ko hari ibyo twizanira. uzajya gutera igikombe kingana gutya cya Primus ngo ni ikigeragezo numara kukinywa nibwo kizashira. iyo nyinywera ikibazo ndisinzirira nta bintu ntekereza ntacyo. mu gusinzira kwa se ubuzi abo watahanye nabo bari bo. oya nta muntu njyana nawe njyewe. wabibwirwa n'iki se kuba wasinze? kandi njyenyine. akabasha Imana ko nta n'indwara wigeze wandura kuri na muzima. ariko buri inzoga ubundi inzoga zigendana. mwatekereza raki nakubona hayiwe kumbona ndi mu kabari nibyo ashaka. ajya ntiwajya ureka kubeshyera umunyarwanda ko mbonye ko ari we wamunaniye. buriya se kandi mbonye wanga Primus usubana ko nunaniye. mbonye ko ari wowe wamunaniye. ubu uri kumva nta kibazo ufite. ndumva unereranye ndi umwana wawe. ngatekereza uburyo wibuka ijoro naraye wibuka uburyo nahangayikanye nawe mu ishyamba. iriya video nanjye iyo nyikuruye nkayikurura ikaza birambabaza. ujya uyikurura ikakumarira ikizi cyane. ikumarira iki iyo uyikuruye ikumarira iki? karanyica cyane. kakwica se kakagufasha iki? none se reka nkubwire ingeso iyo yanze nziyice se basi.
ingeso iranze ninyweraga primus ariko nta kindi kintu baciye umugani ngo ingeso ipfa nyirayo yapfuye nawe ubwo byose wasanga icyo kigeragezo cya byeni oya barankubise karabaye oya ukagiye cyo nakubwira cyo umbabarire ntabwo nazi ko nzasubira ku nzoga nk'umubyeyi wagowe ukandera ubu ngubu ikibazo mbonye ko atari n'inzoga ahubwo no mu mutwe wawe menya atari muzima ari ugusubira indera tukajya kureba ko bitongeye bikagira nta kibazo hafite ahubwo ikibazo ni uko ari ingeso hano mfite muri gihe cyaza ari kamere uriya hari umuntu ugira kamere ukaba utapfa kuyimukoramo ukabayeho neza kuko urumva we yatubwiye ko kuva yakizwa inshuti yarasibuze ariko mami uzi ko narwaye depression nk'icyumweru cyose ndyama nkarara nasinzire uzi guhamagara umuntu akakubwira ngo urambaza iki ureba iyo uyirwara ugapfa aho kugira ngo mubone wongeye kwandagara gutya birutwa nuko nakubura bikagira inzira uzi ibi n'ibiki wagiyemo ubu ndandagaye akakanya ngo agaprimusifuje ko mpfa yewe ubu sugiye kumpamagara umajije kunywa insingana iki ikirahure kimwe bansuki ayiwe mukanya uragenda utaye amakanzu yakuremo yate mu muhanda ayiwe none se ibyo bizabura igihe kintu nkwijeje ko nuko nta rindi kosa uzongera gukora nashaka gusaba imbabazi imbere y'abafana badukurikiye cyangwa se batubonye reka njyane isabire mama imbabazi ukumva mama naragutengushye pe n'umutima urubanza iranambabaza kuva mu bihe bimeze tato twese we wowe ihangane rwose pe ntabwo nzongera kukugora n'indwara nyir'umupfu n'ufata ahantu ukuzihangana undwaze keza azafata hazima sibyo urafata umunuko wawe none se none ibyaye ikibazo ntikirigata ubu nibyo wifuza nibyo ushaka gupfiramo ukazapfa gutyo mbese uri umunyenzoga urimo sambanya ubu mu kanya haraza abantu baze kugucyura ubu turavanga imbere ya kamera duhita tutakwigira mu rugo pa dutegeye no kuryama wowe nandeze turavanga nje nawe benshi ngo turajyamo nyine yababaza abo bari butahane yababaza natangiye kuvugishwa ariko ntabo pe nyine se niba utangiye kuvugisha mu kanya nuzura kubitamo icyuma niba ari ibyuma ese kuki utamubanyira kubana na mama wawe yashakaga ibi ukanahinduka ariko uvuga ati ndi kwa mama njye mpamvu nagiye murabizi urandiriye abana babiri urumva tekeza bari abana ni wowe bishyurira ishuri nanjye ndiyo nagize uko mbona ndaguha ariko se nanjye nkomeze nicare haba n'abana wamugiriye impuhwe kugira ngo atarera abana n'abakurera nta muhwe ntago yari bubona aho nywera iyo byeri ataha mu rugo nese ubu yari buze yasinze nkamukingurira ntabwo wakingura kabiri ubu si umukecuru ungana gutya n'uwo kuyobora ubundi nyine nawe urumva ni ikibazo niyo mpamvu umuntu aba akeneye kuba niba unaniwe kuyoborwa na mwuka wera ukananirwa kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ukayoborwa n'ibi ngibi wita ngo nibyo biguha amahoro urapfuye wowe birarangiye nta nubwo nkufite ntabwo mfite byo kubura umwuka wenda byo gupfa mu ngeso byo biranze ariko Imana idufashe tugirire neza da ariko Imana yaragowe ni ukuri yararivuze ngo Imana yaragoye Imana ikora akazi kayo imana niko Imana ifashe simfata ujya kuroga ngo amafaranga nkorera amafaranga nabyo bintu ariko bitubwiye none ari kubisubiramo ujya kuroga nati Imana ifashe birozi ariko bana ya niyo mpamvu rero ubu nuzatayanzwa ukajya imbere ya Raki n'ukuntu n'ibyo wamukoreye n'ibiki byose ukongera ukajya kumuta w'igihe ngo Raki ndagukunda uzi n'uburyo wamwihenuyeho ayiwe usezeranyije ko ibyo bintu utazigera ubibona ibyo wasezeranyije abanyarwanda nibyo byishimo ko babarira ubundi yabana n'umugabo bigakunda bitakunda n'uwo mugabo sinzi uko yaba ameze koze ubwo wakihanganiye ingeso zawe ninde ntawe yarabuze naraki wagerageje nawe byari bimusize ahubwo uriya mugabo umva yaritondaga pe
yari yarashiriye mu mutima umva si we washyirwe ugiye kure ye kuko nta n'undi wagushobora. ariko jya burya nditonda warandeze uruhanze kuba umva uko nari nkuzi si oya uko nari nkuzi bihabanye n'ukomeza ubu ngubu cyane nabi ahubwo iyo aguma byibuza mu gakiza nibwo yari kuba umwana muzima. none asubiye mu mayoga mu kanya arabaga ahamagaye abagabo. ubu waje wiyambirishijwe rero ibi ngibi mu kanya urabita mu nzira ugende wambaye uko wakavutse. kwerekana ibiryo by'abagabo ibiryo ari kuvuza urakoze biriya ni ibiryo by'abagabo none se nkubeshye ahubwo se inzira wasubiyemo urabona icyo uri kungukiramo ari ikintu ubona arasubiranye inshuti zanjye ndagusetse uransetse mami ndagusetse babara winseka inshuti z'ibyo inshuti zo zirayangana ngazo zisubiza mu byo ndimo sha wanze kuzihomba urabizi iyo ugendanye n'indaya uba indaya wagendana n'umujura ukaba umujura wagendana n'umurozi ukaba umurozi cyokoze ibyo byo turemera nawe ubwo wagendanye n'abanywa nawe uhita wongera uranywa uzongera ugendane n'abaroga uzongera ugendane niko wavutse se oya kubona nkore wavutse nyine nywa inzoga ku buryo wumva n'uturemangingo twawe turimo bye ariko narumewe koko urakabyererega buriya ni keza nuko abantu tutajya tubyemera ariko mama ashaka kuba yazimwe ari mutoya ariko ariyo mpamvu yasinywereye ko ntigeze nywa inzoga koko ahubwo ko ari bya bindi byo kugendana n'ihene mbi nawe ukabayo yazinywereye ko yazize angana gutya mbega agahinda we ubu wagiye wishushanya mu itorero ngo ni umuntu bakiriye naho ni kabutindi ahubwo uzi noneho ntiwagiye gukizwa wenda tuvuge n'urugero urimo abadayimoni 70 noneho bazaza barabaye 7,000. ayi ako none umenye ushaka komba ni wowe warwijyanyemo impamvu byiyongeye byo kugwesa iyo wakishijwe ukajya mu gakiza ukongera ugatera indi ntanga ukabivamo iyo ugize ikibazo noneho biza bihekeranye fasha amajya kunyara mube mukomeje nta rero zigabanyera mwana we mbega agahinda we cyakora ufite ibibazo gusa ni mukuru noneho kuri iyi nshuro ni mukuru Farida bihagije ndatekereza nta wundi mugogora azagushyira ubu se yawunkiza atanga na kuriya wakoze inshingano yakubashye inshingano wa mukuru akabiyubaha nawe kakunda ariko niba byanze ugamenye nawe ko igihe ikipe kiyazongera kugukenera ubwo azigeragereza nawe none wajya ukamubwira gusa agiye kuri wese wa mugani we nyiri umupfa niwe ujya hanuka n'undi se ko cyari ikigo cyanjye nagishyirayo mani gucyaha kugira ngo ndebe ko yahindukira ariko ntabwo ndi imbere ntabwo navuga gutya n'ubu ni uko agiye kwiherera ariko ubundi nta kundi nabigenza nyine ni ugukomeza nsenge ndebe ko Imana hari ikindi yakora icyo nzi cyo ndacyafite ibyiringiro ko Imana ishobora byose nta kijya kinanira Imana nibivuze ngo baho ubaho nibivuze ngo bibaho rero niba Imana yaramukijije yarabonye zere ko nibindi zabimurindiraho ubisengesho ngiye gukora n'ijyo kumurinda nta kindi nakora gusa n'ubundi muzahura kuvuza nta mwana uri imbere y'umubyeyi
ntabwo nshaje ariko ndakuba ndakuze ko sinshaje ese uravuga ko ashaje kugira ngo akubwire ngo ugiye kuneza abagabo banjye banyange urabakiriye ayiwe mutoya ayiwe n'agasenda karahumuye mfite ibibazo ahubwo ariko ntabwo arambara nasinze si ufite uruvugiro rwo kuvuga wanyenze noneho urumva wanankubira uri kumva aka kanya ufite uruvugiro rwo kuvuga ubu noneho no kuvuga ntabwo mbyemerewe ngo nuko nanyweye inzoga ikindi gihe uzongera gukenera mama wawe mu bijyanye n'uko yagufasha mu gihe andera kandi mukena tuzahora tubonana ntabwo mvuga kumukenera ku bundi buryo rego ni mama wanjye yego yababaye ari kuvuga nabi kuko yababaye ariko nta kindi kibazo gihari nuko nyweye inzoga nkabimwereka kandi agomba kumubwiza ukuri aho kugira ngo umeze mubeshye n'ukuri ni kwiza ariko ukuri ni kwiza buriya no kuyisha nabyo ntabwo ari byiza ntabwo biba bisa neza ariko rero byibura n'ubwo uzisubiyeho gerageza byibura ujye unywa mu rugero hakurya unywa mu rugero ubwo nanjye akoze ubu uyu nguyu yazabasha kwikontorora ubwo nijya uri kubwira urugero simbizi ukuntu umwe ko mu kanya izi nguti yaba zitayiriya ubusa komba ntambaye miniko ajya mu kabari yambaye ibirebire agataha yambaye ibigufi biba byaviye ko ushaka kunderanya na mama mureka arakare kubera ko nakoze mu kabari imyenda yawe oya mu kanya uhinduranya ukajya wamara gusinda ukagenda ukajya hari abakonya bakakubikurira ibyo bakubikiye oya pe ikibazo ni uko waza ukicara mu bantu harimo inzoga z'icyo gihe bitaranafuzwe ntube wakinjira mu bantu yarihangana nawe abazi uko abyitwaramo reka ndi umuntu mukuru mami ni umuntu mukuru pe mukuru rwose ahubwo cyo kora cyo wenda navuga ko wenda n'ubwo ukizitangira da waje wiyubashye utambaye ya mahenure yawe ya kera cyangwa ni ukwiyorobeka kubera ko naje kukureba nimara kugenda za menure urongera uzambara zaba ziri yesi ubu nk'ahantu koko ahantu hameze gutya zaba ziri imyambarire yo isanzwe nese wamutegeka ibyo azajya yambara se ukabishobora wahora ujya kunywa wambaye nkuko yaramaze kumenyera kwambara ibyo yaramaze no kubyibuha ugiye kongera amaso aturumbuke uziko hari videwo njya ndeba hari videwo njya ndeba nkamera sinzi ko ari jyewe mama ajya iyo anywa inzoga rero njyewe najyaga mubona yasinze cyangwa amaze iminsi anywa amaso yagenda akajya ku gasozi agaturumbuka hano hakagwamo ukabona ameze nk'umuntu warwaye nese risangwa yibuka no kurya ugira ngo ni umuntu ubyaye vuba umuntu ubyaye vuba afite inzara no mu maso nyine kubera amaraso menshi aba yaratakaje ariko ibibazo biragiye uretse urebesha bundi si umubona asa gutya urazabureba azazana amagufa mu maso wumirwe keza akaba guciye kugenda abe nk'imbwa yiba yongera nyihishe sinongere kumubona kubera uburara bwe n'ubugoryi bwe oya nakosa nzakora pe Jerekana ibwira abantu musangira na Farida abantu b'inshuti ze yemeye akavuga ati nago nata inshuti zanjye ngo ngiye gukizwa koko niba yemeye kureka gakiza kubera ko afite inshuti mwari mwaramwanze byibura mu b'inshuti ze mujye musangira ariko munamugira inama muvuge muti ni mumwe udupirimus 8 rekeraho pirimus 8 wazinywa tutabeshyeho bazwa wazinywa akubwiye uri kwikumbumura gutyo uranze umwazingahe nkoma ngo 16 nibwo mvuga ngo ndanyweye kuko tunesheshatu gasubu nubucira inkota ruwenge wanyu kunywa 6 umeze nyine nk'uri kwica inyota 6 cyangwa 8 wavuga ko unyweye 16 narakwashaka mu menya hari ikindi kintu atari ukunywa ikindi kintu hereza kikamu hari ikindi kintu gituma unywa izo nzoga zose ntacyo kirahari nuko utakizi wabyemera se wewe wabyemera Faride we ni inyota afite inyota yamuzengereje ni ukuvuga ngo mama tugana ku musozi
gira ijambo ugira inama ubwira abamama cyangwa abantu bafite abana ubu ndarananiranye urakoze nyine mu bijyanye no urumva imwe byakubwira ati jya muri iyi nzira ukayanga buriya ababona ibibi biyirimo atifuza ko bikugeraho we nagira inama abantu bafite abana nyine ntabwo mvuze ko wamunaniye ko ntabwo wari wagira kuri urwo rwego rwo kunanirana we ko nta nubwo wenda ari ibintu bimaze igihe kinini n'ibishyashya ariko ndashaka kuvuga ati abandi bafite abana bameze gutya cyangwa se n'ibishyashya nkurikije ingeso yahozemo ari wa muntu utwara abagabo b'abandi ari wa muntu ubu se ubu hari aho atandukaniye n'ibi ngibi ntiyongeye kugenda agasubiramo gusa icyo nabwira ababyeyi bagenzi banjye abagira inama zizako zitari zo kureka abana babo nuko babaye ibirara njyewe ikintu nakora ni uko nababwira ko twasenga tukaba maso tukajya ku mavi kuko shitani hagurukiye urubyiruko akanywa kinukiriza wagira ngo aratwita aragira ngo kakomeze kamuhumurire ntashaka kishiramo niba yabuze amafaranga yo kukwigurira indi uri kugira ngo katagushirana amva nawe ra hano hari abagabo nturi buru ariko muri abo bagabo bo reka dusoze ngiye gusa icyo nabwira ababyeyi ni uko twasenga kuko ubu ngubu shitani yarahagurutse ahagurukira mu rubyiruko twaba amaso nk'ababyeyi tukongera tukaririra urubyiruko tukarusengera kuko iminsi mbona mu rubyiruko harimo n'uwanjye ni ukuri ni ugusenga birenze uko twasengaga tugomba tukongeraho tugasenga reka numva twasoza hari ikindi kintu wongeraho se njyewe icyo nabwira mama cyo uko kera nahoze ndi umuntu uhemukira abantu ntabwo nzongera guhemuka ikintu ngiye kujya nkora ni ukwinywera inzoga gusa reka tugane ku musozo numva nta bindi bintu byinshi mama we urumva yabonanye n'umukobwa we afite uburyo abyakiriye nyine ariko nta kundi aho kugira ngo ukore ibintu wihishe nyine washyira ku mugaragaro nyine baba ari ugusenga bagakomeza bagasenga ariko nyine nawe ukamenya ko ibyo uri gukora bigushyira mu bibazo ariko ukamenya uko byitwaramo uwo ni Farida rero nyine ababwiza ukuri ntajya babeshya reka dusoreze hano nawe mu kiganiro cy'ubutaha